urubanza rw'ibyaha niho rwarangiriye ku musaraba wa Yesu niho rwarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye abatambyi b'abantu niho basezerewe ku musaraba wa Yesu niho basozereje ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye intama n'amatungo niho byasezerewe ku musaraba wa Yesu niho byasozerejwe ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye n'urubanza rw'ibyaha niho rwarangiriye ku musaraba wa Yesu niho rwarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye no kwitwa umunyabyaha niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye no kujya mu ijuru niho byatangiriye ku musaraba wa Yesu niho byatangiriye ku musaraba wa Yesu ku musaraba wa Yesu no kwitwa abakiranutsi niho byatangiriye ku musaraba rangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye no kuba abanyamahanga niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye no kwemerwa n'Imana niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye nimureke tumushime niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye tumuvugirize impundu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye yatugiriye neza niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye mureke tumushime niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye amen 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 Imana ishimwe cyane kubwa ubu noneho twashima Imana amen muri tumara gucizwa amaboko y'abanzi bacu tuzashima Imana tuzayisenga tudatinya nk'uku amen turabera n'abazira nenge tutagawa imbere yayo iminsi yose bati ntawe rubaho none Yesu yasize iki umuntu ko ntawe uri mwinshi uwo niwe anti Kristo nta mukiranutsi wari ngo nuhari ngo bwiri muri mugani ngo bwira icumi kare ngo kwa ibyo byaho wabibara udashyize muri calculatrice intungane ni umuntu Imana itabaraho icyaha na kimwe nibyo Abaroma 4:7-8 Dawidi yavuze amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atariheshejwe n'imirimo ye ati hahirwa umuroriwe ibicumuro bye ibyaha bye bikagira gute bigatwikirwa hahirwa umuntu atakazabaraho gukiranirwa uwo ni ingero uri hano n'abandi bera bagenzi bawe amen 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 agasheshe karaburaye ngo karavuga ati mu Rwanda barashize bose nubona uri umunyabyaha uzagira ngo abantu ni bawe abakiranutsi kera ahubwo turi guhamagara ngo ntawasigaye amen abagezeyo baragwiriye baranezererwa
kugerayo kandi baranagwiriye. amen Hari abantu bari gusangira n'umwami ku meza amen batakibuka ko bari batambitse ibirenge. chante Wowe utegereje iki? Ngewe ngo idini yanjye ngo nimitunganye ngo ikomoka aho ni Rodeba. Oni kwa makiri Rode ntago ari umwama we. Umwama wa Yerusalemu uri Rodeba. Mutwe ngo mutwe ngo cyuruka. Ngo ryatangiriye ngo igihungo ngo mu mwaka yegada ku musaraba wa Yesu n'ibintu byaciyemo ntabwo ari igihungo. amen Abantu bazibutsa Imana amatorero yabo ibabwira ati ntabwo nyazi. Tingewe nakoraga umurimo itorero rya ikora targi iryo ngiryo ryanditseho muri Bibiliya. Nge ngira itorero ry'abera abazira nenge aba tagawa narishingiye ku musaraba abantu bose bareba ibyo byawe ntabwo. Ariko wowe wageze hano urajya ufite amahirwe. Imana iracyahamagara. Humura irabizi naho watambikiye ibirenge igize ute irahaza wikwirebaho. Irakugirira neza ku bwane ku bwa Yesu. Yesu ni wowe Yesu yakiranukiye. Ntabwo Yesu yakiranutse nk'ushaka ubutoni ku Mana kugira ngo Imana izamwemere. Ni wowe yakiranukiraga kugira ngo akubonere ubutoni hehe ku Mana, kuko wijuru yarasanzwe arifite yarasanzwe arira ku meza y'umwana. Yaje mu isi yitwara neza ku bwawe. amen Yambaye umubiri kugira ngo wowe Mefibosheti izina ryawe ntabwo ndize ariko niryo ngiryo. Mutanga isaka wawe ngo Imana izakwibukiraho zeru. Yesu yisize atanga byose byari bikenewe amen kugira ngo uyu munsi uzatsindishirizwe imbere y'Imana. Imana yibuke neza ibyo Yesu yakoze. amen Ikugirire neza ku bwande ku bwa Yesu. ubundi kwizera Yesu nicyo bivuze. yego Ni ukwizera ko njye nari mubi yaba aho nkomoka kwa Adamu yego ariko nubwo ntambitse ibirenge. Nanze kuvuga byinshi bijyanye no gutambika ibirenge ariko urabizi uburyo ujya bitambika. Ariko ku bwa Yesu amen wakoze ibyiza bikorera Imana mu cyimbo cyanjye nanjye nakwicarana n'Imana mu ijuru. amen Nahawe ikibanza na data wo mu ijuru urugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icyampa ngo nawe tuzabane ndanenginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ndanenginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. nawe ikibanza kwa data wo mu ijuru nawe gusangira n'umwami mu rugo rwe rwera kubera ko natamba mu ibirenge ahubwo kubw'umwana we. nta handi idini rigaragara mu nzira ijya mu ijuru. ariko hari aho Yesu yarivuze muri Matayo 23 yaravuze ngo mwabanyedini n'indyarya ngo bugarira ubwami bw'Imana ngo bakabuza abantu kwinjira nabo ubwabo ntibinjire. ng'umurimo w'idini mujyanye no kujya mu ijuru. cyakora mu nzira ijya mu ijuru umurimo w'idini ni ukugarira ubwami bw'Imana bw'ijuru bakabuza abantu kwinjira nabo ubwabo ntibagire ute ntibinjire. nguwo umurimo w'idini nta wundi ni imyugariro yibuza abantu kwinjira hehe mu ijuru ariko si inzira ijyana abantu he mu ijuru.
n'abayobya juru ku murongo wa 15 w'icyo gice baravuga ngo bazerezwa imisozi n'ibibaya bashaka umuntu umwe bahindura ngo ayoboke idini ya bavuna iyo amaze kuyiyoboka ngo batuma ahinduka inkubwe ebyiri kuba umwana w'iki w'igihenomu kuba umumaro w'iki w'idini mu nzira ijya mu ijuru. uzi impamvu twatumye bakubenga Imana izakwibukiraho tukubuza kureba ibyo Yesu yagize ute yakoze uratekereza ngo nshimwe n'idini yanjye nta bwenge yararujyanye ubu ari kurya idini si mu ijuru okay amaresi ndayafiteho icyacu n'amaturo ikarita ya batisimu yego ndayifite na pare wanjye yitwa naka nawe nkorera umurimo naha ndirimba muri korera imisanzu ndayishyitsa neza aravuga ati ndagiye urongeye nta bwenge arahafata umugabo nta bwenge yagiye n'urwandiko agira banukira nk'ukaba n'ibinjira uko ageze ku iroba bamubaza urwego bakatanga kambere asanga atarufite yewe ndashima kandi ndashima ariko cyane ndashima umwami Yesu. gira umwete winjire mu maraso ya Yesu uzashira w'inema umutima wanjye ndashima umusaraba ndashima yamvanziza ariko cyane ndashimira umwami Yesu. uyu munsi washyira hasi amaresi yawe y'ibyacu ugashyira hasi imisanzu ya korari n'amayiniforume waguze yego ukakira urwandiko rw'ijuru. amena ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'idini. ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yambaza ariko cyane ndashima umwami Yesu wakwakira urwandiko rw'ijuru rutari urw'idini. ku musaraba niho umuntu agira gute abonera arumuhera. amena idini ritabigizemo uruhare mfite ijuru nta dini mbarizwamo. amena ikibyimba kimeneke nta dini ryagiye ku musaraba ni Yesu wagiye ku musaraba. nta dini ryabambwe ni Yesu wabambwe. Abaroma 4:25 haravuga ngo yapfiriye ibyaha byacu azukira kugira ngo dutsindishirizwe imbere y'Imana. ahandi mu kindi kinyarwanda azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. idini rigizwe n'uruhare zero cyakora umubare w'idini nawe uvuze ni ukubwira ati biriya ntabwo byabasha kuguhesha ijuru. mwene tukwereka ibindi ugira ute ukora bizaguhesha kujya bakabafunza umuryango. ikindi nduzumva abantu bakubwira ngo waba umukiranutsi ngo kubwa Yesu ngo izo nyigisho zarateye ziyobya abantu ntukamwumve bakabafunze ijuru. umuntu avuga ati ariko hari uburyo waba umukiranutsi imirimo bitabigizemo uruhare ngo barabambwiye sha umushumba wacu yarabapfuye ngo kandi nta kugimbaga ku bintu by'Imana ngo bose bigumanire ukwizera kwiwe niko bamubwiye. ntuzabumve abantu bakubwira uburyo waba intungane ntuzigere wumva komeza wibere
umunyabyaha tukigire ngo abo bantu barayobye ariko ukuyobya nuko uburyo wabintungane ngo muwise ngo intungane ngo abayise Imana inyabinyoma reka da none ijuru ry'abanyabyaha rero ijuru none yuvuze kuri uri umunyabyaha none urwesha Imana icyubahiro kuri umunyigiwe are cyawongeraho ngo mfe mbitenja mu muriro rero hamwe rero bakubwira uburyo waba intungane ngo mwana bwa Yesu ubazweho gutungana rwanda kwa Yesu niyo mpamvu yitwa umucunguzi wawe yagiye mu cyimbo cyanjye ahanirwa ibyawe byose Imana igukora urubanza rw'ibyaha icya kabiri agushakira gukiranuka kuzuye amen kutagira ine ariko nyishimiye no kuyu mwanya duhaye wo kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza bw'umukiro w'abari mwese ni muri umunezero uzaba ku bantu benshi cyane amen nibyo rwose uzi imidini yabivuze gukingira imigisha yawe ahubwo wabaye mu cyimbo cyanjye ngo ngize kurimbuka ahubwo nzajye mu ijuru mu budasiba biranyoye birantanga nzajya mbita najya kubwiriza nanone ndatuma muri hano ariko habanza kubwiriza nyine abanyedini hari mu cyumba cy'amasengesho basoma umurongo umwe muri Matayo 6:12 ngo ubwami bwawe buze abakuvuze bamware buze ushyirwe hejuru aho wakorejwe isoni ngibyo ibintu bavuga ariko Imana ko turababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo babwira umuntu uburyo yaba intungane kiri mwisi ku bwande ku bwa Yesu akaba yicaranye ijuru ari hano amen afite itike y'ijuru sibyo nta mushumba afite yego nta na korari mbamo nta n'ibirundo afite nta n'amaturo y'inyubako pasitoro wanjye wa kera yandirefonye narizeye ubutumwa bwiza kubera ko nabwizeye ntaba aho navukiye ku buryo bw'umubiri arandirefona ati mwana wacu twamenye ko Imana kugira neza ati baguha umugisha ati ukaba warabonye n'akazi ati dukeneye amafaranga y'inyubako y'urusengero ati pasiteri wedi namenye uburyo umuntu ajya mu ijoro tubatse urusengero pasiteri amen umwana wacu nyine ngo wayohereza bafite akarimi kumuberanya ati rwose ati wayohereza ati noneho ati noneho ukazaza tukanavugana ariko nari mubwiye ati none reka ahubwo nzaze nkubwire nawe uburyo wajya mu ijuru utubatse urusengero nguriya ngo wayohereza noneho ukazaza tukanavuga ndabwira ati pasiteri ninza ko uzasanga atarakenewe uzayansubiza ubu n'ibyacu ntabyo bakirya ahubwo tuba turi kubahoza ibyacu shitani yari ari amagambo tutasomye rimwe hariya uburyo Mefibosheti ngo bamusubije ngo imisozi yose ngo y'inyarurembo ngo yari yasekuruza Sawuli natwe ibyo Adamu yatakaje muri Kristo twarongeye tugira gute turabisubirana ubu tubirya nawe duhagaze hejuru amen ngo wari Imana ibyayo ni ibya data ndabirya ngo mu nzu y'Imana ntakaburemo ibyo kurya n'ibyo urumva bitari Mose inzu y'Imana ni njye ntakaburemo ibyo kurya ntakaburemo n'ibyo abashyitsi bacu umwanya wanyu mwaduhaye mugatega amatwi ubutumwa bwiza
nihaza kuboneka uwafuza kubaza kubyo twavuze turahari kugira ngo hamwe na mwuka wera ukorera mu bakiranutsi tumusubize. Dushima Imana ku bwa byose. Amen. Sibyo tuba kuri YouTube, wajya kuri YouTube kare unubundi YouTube mujyaho muri kureba ibindi bintu, sibyo? Ariko none wajya gukurikira ubutumwa bwiza. Dufite channel yitwa Ijuru Nirikorerwa TV, wayijyaho ukadukurikira. Ubu n'iki kiganiro niba kiduha tuzagishyiraho. Hariho n'ibindi rero byatambutse biriho ugezeho wakurikira byinshi kandi ukunguka byinshi. Nanone numero waduhamagaraho 0784 ziroroshye 42 tukarushaho kubisobanurira na nyuma ya hano. Radio dufite radio kugeza ubu ziracyari ebyiri. Hari Country FM muri Rusizi ivugira ku 105 n'ibice 7 mu mujyi wa Kamembe, niho ivugira. Wanayishaka kuri internet wayibona. Dutanga ikiganiro kuwa 4 saa 2 z'ijoro kugera saa 3 z'ijoro, sibyo? No kuri internet nimba uri kure kubyo utayikurikira kuri FM wayishakaho Country FM ukadukurikira. Hanyuma tuba no kuri Fine FM ivugira i Kigali 93 n'igice kimwe. Tuba turiho kuwa 2 kwa kane urakoze saa 2 saa 12 kugera saa 1, no ku cyumweru saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice. Tuvuga ubutumwa bwiza ku buntu. Duhamagare turagusanga iwawe, tukubwira uburyo wajya idini ritabigizemo. Nta n'itiki tuzakwishyuza, nta gatiki kamujumba tujya twaherewe. Ariko mwana nagowe nukuri Yesu abaruhure nukuri. Urabura ngo arakorera Imana ni wowe uri kumwishyura gute se? Iyo Mana se yamwaye akazi idafite umushahara kubera iki? Jumubwira ajya kwishyuza uwamwaye usanga uri tukubwira ubutumwa bwiza ku buntu. Imana ishimwe. Amen.